iby'ubuhanuzi n'ibyo kwitonderwa ntabwo ugomba kubanza ugashishoza ese iyo Mana nibivuze ikigaragaza ko ari Imana ivuze ni iki. Kuko umuntu ashobora kuvuga ati Imana iravuze ariko ari uvuze kimwe yuko yavuga ngo Imana iravuze ari yivuze, ariko Imana yivuze itanga n'ibimenyetso. Nta mpamvu yo kwirukanka buri nyuma y'ikintu wumvishije ngo barahanura baragira bate. Ubuhanuzi buri muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana rizaguhanurira. Niba ugiye gukunda umukobwa ugakunda umukobwa ukunda ubucuruzi, azajya Dubai arareyo, azajya Nairobi arareyo, azajya Kampala arareyo, kandi urafuha. Nushaka umugore urara ahandi hantu, bizakugora rero kubyakira. Ubwo rero biba bishaka kugira ngo nujya gushaka ushakisha umuntu uzahuza n'ibintu nawe wumva wiyumvamo. Hari igihe umuntu atana afite impamvu ikomeye nk'ibintu by'ubwicanyi byaje, aho kugira ngo umuntu bamwice yahunga agakiza ubuzima bwe, agashaka no kurera abo yabyaye. Yesu Kristo uko yari ari cya gihe niko ari n'ubu, kandi niko azahora iteka ryose. Umukristo rero ntago agomba guhinduka. Umukristo wa kera agomba kuba umwe n'uyu nguyu. Wenda icyatandukanaho nuko wenda umukristo wa kera atarazi Icyongereza ubu bakaba bakizi. Uwa kera wenda yari atariga ngo amenye Igifaransa, ubu wenda arakizi. Twongeye kubashimira abakunzi ba ISEZERANO TV, dukomeza kubashimira buryo mukomeza kudukurikirana, kuduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kubaka umurimo w'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'umuvugabutumwa, n'umuntu ufite izina navuga ko risobanuye byinshi mu ivugabutumwa mu Rwanda. Ni Bishop Rwandamura mu itorero rya UCC hano Gikondo. Ariko wenda mbere y'uko abantu bamenya Bishop nka Bishop, hari inzira ndende yaciyemo kugira ngo akizwe, ageraho atangiye umurimo w'Imana, agere ku rwego rwa Bishop. Wenda wabanza ukatunyuramo muri makeya inzira yo gukizwa kwawe ndetse n'inzira y'umurimo w'Imana kugera ku rwego ugezeho ubu ngubu, aho wagiye ufasha abantu benshi mu nzira y'agakiza. Mbere ya byose ndabashuhuje abatwumva, baduteze amatwi cyangwa se abadukurikiye muri iki kiganiro. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nk'uko uyu muvandimwe abivuze koko ari niyo mazina yanjye, twa Margaret Rwandamura, nkaba ndubatse, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana ndetse n'abuzukuru. Nkaba ndi umukozi w'Imana, ariko mbere y'uko mba umukozi w'Imana ndi umukristo. Ndakijijwe, nkunda Yesu, nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Wenda mu ncamake inzira ni ndende y'ukuntu umuntu aba yarakiriye Yesu, no kugira ngo uzagere ku rwego rwo gukorera Imana naho haba ari urugendo. Ariko nakiriye Kristo Yesu mu mwaka w'1983. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ndacyagendana n'umwami wanjye Yesu, kandi ndacyashima Imana ko ikinkomeje si imbaraga zanjye ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Ndayishimira rero ko indindiye muri iyi nzira y'agakiza, kandi mfite ibyiringiro by'uko nzabana n'abera hahandi twese twiringiye kuzaba iteka ryose. Tuvuga ko ari mu ijuru, tukavuga ko ari mu bugingo buhoraho, nibyo. Turebye igihe wahereye ukora ivugabutumwa, abantu bakunye cyane ukora ivugabutumwa ryo kuri radiyo. Urebye kiriya gihe ukareba n'ubu ngubu itandukaniro ubona ari irihe ivugabutumwa ryo kuri radiyo kiriya gihe nuko bihagaze kugeza ubu ngubu? Ivugabutumwa rero ryo kuri radiyo njye naritangiye mu 2005. Naritangiye mu 2005 mu kwezi kwa munani. Icyo gihe ntabwo byari cyane, byari amaradiyo yarataraba menshi, ndetse n'abavugabutumwa bavuga ubutumwa mu buryo bw'itangazamakuru bari bataraba benshi, twari bakeya. Rero byaritabirwaga cyane kandi byatanze umusaruro cyane. Ko nabanje kuvugira ubutumwa kuri radiyo y'Umucyo, mpamara amezi agera kuri 6, ariko mbere y'uko amezi 6 ashira, hanyuma y'amezi 4 nza kubona nanone amahirwe kuri City Radio, ari naho ntinze cyane kugeza ubu ndacyahari. Hatanze umusaruro mwinshi, abavuga ubutumwa bari bataraba benshi cyane, n'amaradiyo yigenga yataraba menshi. Uko amaradiyo yakomeje kugenda aba menshi cyane,
n'abavugabutumwa bagenda babona amahirwe menshi. Nabwo n'ubu biracyatanga umusaruro, ariko cyagiye byatanze umusaruro cyane nko muri 2006, 7, 8, 2009, 2010, aho muri iyo myaka vugabutumwa ryo kuri radiyo ryatanze umusaruro cyane kurusha iyi myaka yindi turimo ubu ngubu. Ikintu utakomojeho ni uko Bishop n'ubundi n'umugabo we ni yakoze. Yego. Charles Rwandamura. Ndagira ngo numve wenda udishusho y'urugo rw'abavugabutumwa. Umugabo n'umugore bo mbara abavugabutumwa. Ari abakozi b'Imana. Urwo rugo rumeze gute? Urwo rugo rero ni rwiza. Ni rugo rwiza, twese Imana yaraduhamagaye tubyiyumvamo. Rubabera rwiza kubera yuko buri muntu aba yiyumvamo undi, muba mukora umurimo umwe, ntawe ubangamira undi, n'undi ntabwo abangamira undi, kuko umurimo dukora twese turawuzi, ni umwuga umwe. Ni nk'uko waba uri umunyamakuru ugashaka n'umunyamakuru. Ubwo rero ntawabangamirwa kuko muba mwarabyiyemeje. Mbese ni nk'urugo rw'abasirikare. Utanze urugero navuga rwiza nk'urugo rw'abasirikare b'abantu bajya ku rugamba bakamara igihe kirekire. Cyashingano se kwa kwita kuri b'abana n'abuzukuru, umwanya wo ntabwo ushobora kubura kubera kwitangira abakristo. Oya, umwanya ntabwo ubura, kuko nubwo tuba dukora umurimo w'Imana, nubwo ntanze urugero rwa gisirikare ariko bitandukanyemo. Turi abantu dufite n'ubwenge Imana iduha. Izo nshingano nazo zigenda neza, kuko kuvuga ubutumwa ntabwo uhera mu gitondo ngo ugeze nijoro. Ukoresha amasaha, ukagera n'amasaha y'umuryango. Nta nubwo ari ukuvuga ngo buri munsi buri saha uba mu rusengero. Wiha gahunda, ugira umwanya wo gukora umurimo w'Imana, ukagira n'umwanya wo gukora iby'umuryango. Muri iyi minsi uko uri umubyeyi ukaba n'umukozi w'Imana, biroroshye cyane kubihuza. Muri iyi minsi ugiye kureba mu muryango, abashakanye, amadivorce ni menshi, inkuru z'abashakanye bicana bikomeza gufata indi ntera. Nk'umubyeyi ariko nanone nk'umumama ukaba n'umukozi w'Imana, icyo kibazo kibona ute? Ubona hakwiye gukorwa iki? Ubona biterwa n'iki? Dukunda kuvuga ngo ni iminsi ya nyuma. Mvugo gikristo cyangwa se dukurikije ibyanditswe byera, uraye ugasanga hari ni nkaho imperuka yegereje, kuko kino gihe amadivorce koko ni menshi nk'uko ubivuze. Kumvikana ntako, biterwa n'impamvu nyinshi umuntu atasobanura mu mwanya muto. N'ubwumvikane buke, ni ukudaca bugufi, ni ukutubaha Imana, ni ukutiyubaha se, ni umuco muke, ni uburere buke. Ibyo byose bikomatanyiriza hamwe gukomeza kugenda bituma umuryango wangirika. Uko umuryango ugenda wangirika rero, umuco urapfa, noneho no kutubaha Imana iyo kujemo ugasanga ibintu bibaye nabi cyane. Koko bigenda bifata intera. Ni ugusenga no gukaza, kuvuga ubutumwa no kwiringira Imana kugira ngo ibidufashemo. Naho ubundi birakomeye. Ugiye kureba mu gihe cyanyu uburyo mwashakanye, uburyo mwashakanaga icyo gihe abantu b'urungano rwanyu, ukareba n'ubu ngubu, ntabwo ubona ko byo byaba bifite impamvu, bifitemo uruhare uburyo uyu munsi abantu bahura bagahura mu kwezi kwa mbere, mu kwa gatatu ubukwe bukaba? Uburyo twebwe twashakaga mu gihe cyacu na mbere yaho n'igihe cya none byo biratandukanye. Uko imyaka igenda izenguruka tujya mu bindi binyejana, hari ukuntu umuco ugenda uhinduka. Ukavangirwa n'indi mico ituruka mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo hari no gukora kwa Satani kuriyongera hari, ariko ubundi ukuntu abantu bashakaga ubu siko bashaka. Kuko ubundi umuntu yashakaga umwana wo kwa kanaka mu muryango, uzwi n'umuryango, ariko ubu siko bimeze. Ibyo byavuyeho. Ugiye kureba noneho tubihuje cyane n'iyobokamana, tukabihuza n'uruhare amatorero ashobora kuba bigiramo. Harimo mu bakozi b'Imana abahanurira abantu bakamubwira ngo kanaka niwe Imana yakugeneye. Hanyuma ukazasanga wa muntu Imana yamubwiye ko yamugeneye ntabwo bamaranye kabiri cyangwa se niyo bagiye kwicana. Ntabwo ubona ko wenda ubwo buhanuzi navuga yuko umuntu atapfa kwizera bwabigiramo uruhare? Ibintu by'ubuhanuzi nabyo nibyo kwitonderwa. Ibintu by'ubuhanuzi nibyo kwitonderwa. Ntabwo
ugomba kubanza ugashishoza ese iyo mana n'ibivuze ikigaragaza ko ari imana ivuze ni iki. Kuko umuntu ashobora kuvuga ati imana iravuze ariko ari buvuze kimwe yuko yavuga ngo imana iravuze ari yivuze, ariko imana yivuze itanga n'ibimenyetso birenze kimwe. Nira abantu babwirwa ngo imana iravuze bazajya bitonda, kuko gushaka ntabwo ari ngombwa ngo utegereze ko imana ivuga. Ushobora kuvuga ko kugashaka, ushobora no gukunda ukagenzura uwo ukunze wasanga ahuje n'uko ubishaka ugashaka kandi ntibibe icyaha. Ntabwo ari ngombwa ngo imana ivuge ubone gushaka, ariko nanone ivuze nabyo si kibi, ariko ugomba kwitondera iyo mana ivuga ukamenya neza niba ariyo. Ngiye umuntu ambwiye ngo imana iravuze ndamubaza ntiyavuze ite, ese cyakwemeje ko ari imana yakubwiye ni iki? Kuko hari ibintu bitandukanye byemeza ko imana ivuze wenda tutasobanura muri uyu mwanya. Rero abantu babwirwa ko imana ivuze bazajye bagenzura, nicyo nababwira. Umusore cyangwa inkumi uri kukimara aka kanya ugeze igihe cyo gushaka, yego, ugiye kumugira inama nk'umukozi w'Imana, umubyeyi nawe ufite abana bageze muri icyo gihe cyangwa se n'abakuru babo, wamubwira ngo uzashake gute, uzabyitwaramo gute? Uburyo bwo kubyitwaramo ni uburyo butandukanye. Ngira ngo umuntu uburyo yitwara mu buryo bwo gushaka uwo bazabana, kenshi cyane akurikiza uko abishaka, ukurikiza ibyo ushaka ku muntu. Umuntu ushaka ni muntu ki? Umuntu ushaka ni muntu ki? Kuko wenda nkanjye mu muhamagaro wanjye cyangwa mu kazi kanjye ndi umukobwa, nashakaga umuntu tuzafatanya icyo niyumvamo. Mubonye rero byari igisubizo, kuko bitangoye gukomeza ikiri muri njye. Rero hari igihe umuntu ashaka gusa kuko umuntu ari inkumi nziza, asa neza, ari umusore ufite amafaranga cyangwa akazi keza cyangwa igihagararo, ariko ntakurikize n'ibindi yumva bimurimo niba uwo muntu azabyakira. Ugasanga ejo habayeho kuruhanya no kutumva umwe ntiyumva undi. Katuvuga niba ufite politiki muri wowe, kumva ibintu bya politiki bikurimo, ni byiza ko ugiye gushaka wagenzura umuntu utazabangamirwa n'ibintu bya politiki bigushobokeye, kuko hari undi byabangamira ugasanga igihe cyose murakururana musunikana. Ni rero umuntu wese ushaka gushaka, yaba inkumi yaba umusore, yagenzura niba uwo muntu ashaka ahuje n'uko we ibimurimo byo yiyumvamo mu buzima bwe, atazabangamirwa cyangwa nawe ngo abangamire uriya muntu. Kenshi niyo mpamvu ureba n'ingo bigira uruhare runini kuba byasenya urugo. Niba ugiye gukunda umukobwa ugakunda umukobwa ukunda ubucuruzi, azajya Dubai arareyo, azajya Nairobi arareyo, azajya Kampala arareyo, kandi urafuha. Nushaka umugore urara ahandi hantu, bizakugora rero kubyakira. Ubwo rero biba bishaka kugira ngo nujya gushaka urebe, ushakisha umuntu uzahuza n'ibintu nawe wumva wiyumvamo, ukuyeho wenda ibindi bigaragara hejuru. Iyo bidahuje bikunda kugera ahantu bikaba ikibazo. Tugiye noneho ku bijyanye na gatanya, abantu benshi mu matorero n'amadini menshi ntabwo yemera gatanya cyangwa se divorce, ariko dubibuje na bya bibazo biri mu muryango, kwakwicana, kwakugirana nabi, aho umuntu ashobora kureba akabona biranze ntabwo abantu bazashobokana, wenda akiri mutoya. Uragerageza kutubwira, uduhuriza ijambo ry'Imana n'iyo situasiyo y'uburyo hari abananizwa n'urushako bikanga neza burundu, noneho bagatandukana. Wa muntu batandukana kuko akiri mutoya akaza kugeza kongera gushaka kugira ngo wenda arwanye n'ibishuko by'uko yazasambana kuko yamaze gutandukana n'uwo bari barashakanye. Biduhuriza nk'umuvugabutumwa, umukozi w'Imana kandi nk'umubyeyi. Ibyo bintu rero birashaka gucukumbura mu ijambo ry'Imana. Njyewe ubwanjye ntabwo nabihuza, twareba ijambo ry'Imana icyo ribivugaho, kandi ndumva wenda umwanya dufite none ahangaha bitatworohera kugira ngo ncukumbure mu ijambo ry'Imana. Ariko mu ncamake
gutana biroroha ariko kongera gushaka biragora, na cyane cyane iyo uri umukristo. Ibyo byo abaneze amatwi babyumva, abantu tureba bakurikiye ikiganiro cyacu, niko bimeze. Iyo umuntu ari mu gihe cyo gutana yumva yatana n'umuntu, hari igihe umuntu atana afite impamvu ikomeye, nk'ibintu by'ubwicanyi byaje, aho kugira ngo umuntu bamwice yahunga agakiza ubuzima bwe, agashaka no kurera abo yabyaye. Ariko hariho n'abatana mu ibintu bitari ngombwa ko batana, rero kugira ngo umuntu atane kandi yongere atekereze ko azashaka, ntabwo bijya byoroha. Ariko abantu bakurikira bakareba ijambo ry'Imana ndetse n'amategeko y'amadini cyangwa y'amatorero basengeramo abatandukanye, uburyo bafata izo mpamvu, uburyo bahandoringa ishu nk'izo ngizo. Amatorero amwe namwe muri iki gihe aravugaho yuko ashyiraho kondisiyo abakristu kugira ngo tugusengere ubone iki n'iki ugomba gutanga, kugira ngo ubone imodoka ugomba gutanga amaturo angana gutya, kugira ngo uzabone inzu uratanga amaturo angana gutya. Iki kintu kuvuga ubutumwa ucyumva uti? Njyewe rero nakusubiza nkurikije Bibiliya, ijambo ry'Imana. Yesu yabwiye abigishwa be, ari nabo baje kuba intumwa, arababwira ati mbahereye ubuntu, namwe mutangire ubundi. Ibintu byo gusengera abantu ari ukubasengera ngo bakizwe, ari ukubasengera ku burwayi, ari ukubasengera ku bindi bintu bifuza, nta kiguzi kigomba gutangwa. Ariko uriya muntu usengewe, iyo ashubijwe agomba kuzajya mu nzu y'Imana agashima, kandi ntashimisha amagambo gusa, akajyana ituro ry'ishimwe, akajya mu nzu y'Imana akajyana ituro ry'ishimwe. Nuko nguko mbizi mu byanditswe byera. Ibirenze ibyo ndumva babikora nibo bazi impamvu babikora. Hari ikindi cyanditse gushamikira kuri ibyo, aho umuntu akubwira ngo mfite amazi y'umugisha navanye muri Israel, hanyuma litiro naya, mbese akumisha ko umugisha uzabona ushingiye kuri ya mazi uzakaraba cyangwa se uzanywa. Ibyo byo abakristo bakwiye kubyizera? Rero urimo kumbaza ibibazo bikomeye, ibyo bintu ndumva ntaranabyumvaho. Ariko birahari, ni ibintu bihari, kandi aho abakristo bakeneye inzira y'ukuri bari batse kuko bishoboka yuko amazi yagomba ahantu kavumwe muri Israel yanesha umugisha, yagize ibyaha. Hari amahame abakristo impamvu bahura n'ibyo bigeragezo barajarajara. Abakristo bafite benda atakristo mu nyumva hari ingeso yo kujarajara, ngaho mu byumba by'abahanuzi, ngaho mu byumba by'amasengesho, ngaho ku misozi, ngaho ahantu hose wumvishije ikintu ngo barasenga, barahanura, baragira gutya, hari ibitangaza ukagenda wirukanga. Niyo mpamvu bahura n'ibyo bintu. Rero umuntu niba ukijijwe, shikama mu gakiza, iga ijambo ry'Imana rikurikire, menya aho umugisha uturuka. Hari amahame yanditse muri Bibiliya ugomba gukurikiza ukabona umugisha, wayica ukawubura. Rero abantu koko badashikamye kwiga Bibiliya ngo bige ijambo ry'Imana banarikurikize, niyo mpamvu bakurikiza ibindi bintu nk'ibyo. Reka rero bajye bayatanga, n'akazi kabo. Wenda kuko tuzafate umwanya w'ikiganiro wenda mu buryo burambuye narebera icyo byanditswe byera bisobanura, ariko nagira ngo uvuge ku mukristo w'iki gihe uko biri kose, nk'umuntu maze igihe kirekire mwibuka gutumwa Imana ubisobanukiwe, uzi uko umukristo mu gihe cyatambutse ukizwa n'ubu ngubu bishobora kuba bitandukanye. Umukristo w'uyu munsi wamuvugaho iki cyangwa wamugira inama ki yuko akwiye kwitwara no kwitwararika? Umukristo w'uyu munsi rero n'umukristo wa kera yagombye kuba umwe, kuko ijambo ry'Imana ni rimwe na Yesu ni umwe. Na Bibiliya yigisha avuga ngo Yesu Kristo uko yari ari cya gihe niko ari n'ubu, kandi niko azahora iteka ryose. Umukristo rero ntabwo agomba guhinduka. Umukristo wa kera agomba kuba umwe n'uyu nguyu. Wenda icyatandukanaho nuko wenda umukristo wa kera atarazi Icyongereza, ubu akaba akizi. Uwa kera wenda yari atariga ngo amenye Igifaransa, ubu wenda arakizi. Umukristo wa kera wenda n'umuvuga ubutumwa wa kera wenda twari tutarajya mu itangazamakuru gutya ngo tuvugire ubutumwa kuri za televiziyo n'ahandi, wenda ubu bikaba bihari. Iryo nibyo ryaba itandukaniro gusa, ariko karagita, imyitwarire no gukizwa ni bimwe.
ni bimwe ntabwo uzasobanya ijambo ry'Imana ngo nurangiza uvuge ngo waricumuyeho warikandagiye warisuzuguye ngo nurangiza uvuge ngo nuko ngo ni iby'ubu ewana verema ntabwo ari iby'ubu. Ijambo ry'Imana ni rimwe, uko ryari niko riri ntirizanahinduka. Rero umukristo uko yari ari cyagiye niko agomba kumera. Tugomba kwisubiraho, agomba kuba kwisubiraho, umuntu akanikosora niba ashaka ubugingo buhoraho, niba ashaka ubwami bw'Imana. Umukristo niba ushaka ubwami bw'Imana, ikosore, we kubitwara ngo ni iby'ubu, ngo niyo natandukana nzashaka undi, ngo ni iby'ubu, ngo ubu niko bisigaye bimeze. Ntago ari uko bisigaye bimeze. Ijambo ry'Imana ntiryahindutse. Bibiri uko twayisomaga iri nikiri, ntago yigeze ihinduka. Rero ibi bigenda bitera abantu bakumva ngo ni iby'ubu, ni imyuka mibi ya Satani itera abantu. Reka abantu rero, umuntu wese wakijwe ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, akabona Yesu akagira iherezo ryiza, yisubireho, asubire ku rufatiro neza rw'agakiza. Tureke ibyo bintu byo kujarajara, kwirukanka inyuma y'ibintu, kwirukanka inyuma y'ubuhanuzi, kwirukanka inyuma y'ibyo bakubwiye ngo hari iki ahari. Yesu birabivuze avuga ngo mu bihe by'imperuka ngo bazababwira ngo Yesu ari hariya ngo ntimuzajyeyo, ngo dari hariya mu cyumba ariko ntimuzajyeyo, dari hariya ku musozi ariko ntimuzajyeyo. Yesu iyo umwakiriye aba mu mutima wawe, iyo umwakiriye, iyo umwemeye aba mu bugingo bwawe, iyo umwemeye nk'umwami wawe n'umukiza aba mu bugingo bwawe. Nta mpamvu yo kwirukanka buri nyuma y'ikintu wumvishije ngo barahanura baragira bate. Ubuhanuzi buri muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana rizaguhanurira, nawe Imana niga ubuhanuzi nawe uhanure. Niba uhanundi aguhanurira, ari utagombye wirukanka aho bakubeshya ibintu. Koko kino gihe hari umururumba w'ibintu. Turashaka ko batubwira ibimeze nk'ibyo dushaka. Nkubwire ngo Imana iguhaye umugisha itawuguhaye. Nkubwire ngo ugiye kubaka etaje kandi atari byo. Nkubwire ngo ugiye kujya mu Burayi kandi wenda utagiye kujyayo, kugira ngo wenda nkunezeze. Ikituma ngira iryo rari ryo kukunezeza nuko ikiri muri njyewe, wenda nkaba nanjye ndi umukozi w'Imana wayobye, nkakubwira ngo ibikunezeza koko nawe nkubonamo gushaka ibikunezeza. Ubwo ngubwo twese turabayobe rero. Ushaka ibimunezeza nuha abantu ibintu bibanezeza ariko atari byo bikwiriye, ibyo byose ni ukuyoba. Rero reka twongere dusubire ku rufatiro. Abakristo ba none tube kimwe n'abakristo ba kera, tube bamwe, kuko ubwami bw'Imana duharanira ni bumwe, n'umuryango tuzinjiramo twese n'umwe, n'umucamanza wacu n'umwe ni Yesu Kristo. Ntago azavuga ngo aha nimuze rabo mu kinyejana cya Buramu mbanze mbacije urubanza, mwe muri abakera nihazaba ubu ngubu, noneho hazaba ubu ngubu bo baze basa nabo ubu ngubu nyine ari abarakara, ari abarara, ari abaki, bavuge ngo ntacyo kizi muri abubu. Ntago ari byo ntibizadukorera. Rero navuga ngo abakristo tuba abakristo nyakuri. Ndagira ngo twabashimira ku kiganiro tugiranye, tunabasaba ko n'ubutaha tubakenera, nitukenera ko n'ubundi mwaduha impuguro, mwafasha kugura abakristo n'ubundi muzongera mukakira ubutumire bwabo. Ntacyo bitwaye, turahari kandi icyo tubereyeho no kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha.